twongeye kubashimira mwese mudukurikiye kuri CBN TV. Uyu ni wa mwanya twahari ikiganiro kijyanye ubukungu n'iterambere byawe. Ngewe ukibagezaho nitwa Nshimiyimana Janvier. Uyu munsi tugiye kureba igice cya gatatu cy'aya masomo kijyanye ni inzozi n'intumbero. Nk'uko twabibonye mu masomo yabanje, twabonye ibyo twagiye twiga bitandukanye. Twagiye twiga ku kijyanye no kuzigama, twiga ikijyanye n'uburyo no gufata imyenda cyangwa n'ikijyanye n'umwenda icyo ari cyo ndetse n'umwenda ukwiriye. Twiga no gukora ingengo y'imari, aho hari mu gice kijyanye no kuboneza ubutunzi bwacu ndetse n'uburyo twabasha kubukora mu murongo mwiza. Rero byaba bigoye kugira ngo utangire gukora ibyo ngibyo nta ntumbero ufite, nta cyerekezo, kuko akenshi kugira icyo ukora cyangwa kugira icyo utangira gukora mu bijyanye n'ubucuruzi cyangwa no kwagura ubutunzi bwawe bishingira ku nzozi ufite ndetse n'intumbero wihaye. Kuko akenshi inzozi dufite n'intumbero twiha niho tugenda dukomora ibikorwa bitandukanye by'ibyo dukora. Rero turabararikira kudukurikira kugira ngo dusobanukirwe neza n'ikijyanye n'inzozi zacu ndetse n'intumbero ku bijyanye n'iterambere ndetse no kwagura ubukungu bwacu, kuko ibi ngibi ari byo urebye bisa nkaho bishingiraho, ari byo bitwerekeza cyangwa bikaduha icyerekezo gikwiriye. Iyo turebye dusanga Imana ituvugisha binyuze mu nzozi. Ijambo ry'Imana mu itangiriro hatubwira ku nzozi za Yozefu nk'urugero rwiza cyane rw'uburyo Imana yerekanye umugambi wayo w'Imana ifite kuri Yozefu ikoresheje inzozi. Ni ukuvuga ngo Imana ijya kugaragaza umugambi ifite kuri Yozefu yabigaragaje cyangwa yabimweretse ikoresheje inzozi. Bivuze ngo natwe birashoboka ko umugambi wacu cyangwa n'icyo twifuza gukora bishobora bikomoka, nta nubwo ari ukuvuga ngo bishoboka, ni ukuvuga ngo niko biteye, bishingiye ku nzozi Imana iduhishurira ry'ibyo tuzageraho. Iyo tuvuze inzozi humvikana iki? Inzozi ni icyifuzo gikomeye gikura muri twebwe cyo gusohoza ikintu runaka mu buzima bwacu. Ni ukuvuga ngo icyifuzo cyose gikomeye gikura muri wowe kikuganisha ku gusohoza ikintu runaka mu buzima, icyo uzamenye ko ari inzozi. Inzozi ni zimwe mu nzira Imana ikoresha ngo itwegere. Ni ukuvuga ngo iyo Imana ishaka kutwegera, iyo Imana ishaka kuduha ihishurirwa, ikoresha inzozi. Ni ukuvuga ngo inzozi ni kimwe mu byo Imana ikoresha ishaka kutwiyereka ndetse no kuduha ihishurirwa. Umwuka Wera atuganiriza anyuze mu nzozi, ashyira amashusho mu bitekerezo byacu n'ibyifuzo mu mutima wacu. Uzasanga rero ibitekerezo by'Imana ari byo bitekerezo byacu. Uzasanga ibyifuzo cyangwa icyo Imana yifuza ari nabyo byifuzo byacu. Uzasanga kandi inzozi z'Imana ari nazo nzozi zacu. Ni ukuvuga ngo umugambi w'Imana, umugambi Imana ifite kuri twebwe, uzasanga natwe ari wo mugambi uduherereyeho. Ni ukuvuga ngo ari nawo mugambi wacu. Mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 16 haratubwira ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu. Ni ukuvuga ngo iby'Imana itekereza, iby'Imana itugambiriraho bihamanya n'umwuka wacu cyangwa bihamanya n'imibereho
n'imitekerereze ndetse n'ubwenge bwacu. Rero ibyo ni ibintu dukwiriye kumenya ko iby'Imana igambirira kuri twebwe natwe ari wo mugambi wacu. Reka inzozi zigufate mpiri. Ni vuga ngo niba rero umaze kumenya inzozi ko ari bumwe mu buryo Imana idukoresha igira ngo itwegere, ukwiriye kureka izo nzozi zikakuyobora, zikagufata cyangwa zikakudanangira. Ni ukuvuga ngo ukemera ukabohwa nazo, kubera ko kubohwa nazo niko kuyoborwa nazo, ni nako gukora ibyo zikubwira. Ntitwakwirukana inzozi mu bitekerezo byacu. Ni ukuvuga ngo ntushobora gufata inzozi ngo uzirukane mu bitekerezo byawe, zizajya ziza, ntago wowe ushobora kuzirukana. Niyo mpamvu izo nzozi ukwiriye kuzifata ukazibyaza umusaruro, kubera ko arizo zishobora kuguha icyerekezo cy'icyo Imana ifite kugukorera, cyangwa umugambi ifite kuri wowe ushingiye kuri izo nzozi. Umugambi mwiza w'iterambere ryawe ushingiye kuri iryo hishurirwa Imana iguha, ushingiye kuri ubwo buryo Imana ikoresha igira ngo itwegere. Ntugira inzozi, ahubwo inzozi nizo zikugira. Ni ukuvuga ngo wowe nta nubwo ugira inzozi. Ni ukuvuga ngo ukwiriye kureka inzozi, nizo zikugira. Ni ukuvuga ngo nizo zikuyoboye. Ukwiriye kuyoborwa n'inzozi, akaba arizo zikwereka icyo ugomba gukora, kuko uzasanga ibyo dukora byose, kubera ko Imana ica muri za nzozi igira ngo itwegere, ni ukuvuga ngo za nzozi n'ubundi nizo uzasanga zituyobora. Ni ukuvuga ngo nizo zizaduha umurongo wo kugenderaho. Nta kindi wifuza gukora icyo ari cyo cyose. Ni ukuvuga ngo za nzozi Imana yaguhaye akenshi nizo uzasanga uri gushaka kugira ngo ukore. Uzasanga uri gushaka gukora ibyo za nzozi zakweretse. Inzozi zishobora kugenda zikumira buhoro buhoro. Ushobora kugeraho za nzozi cyangwa kwakwegerwa n'Imana kwaje kuri wowe buhoro buhoro, ukazasanga ari byo bikuyoboye. Aho rero niwe uzaba uri mu mugambi mwiza. Ahangaha rero niwe uzasanga icyifuzo uzagira. Ni ukuvuga ngo uko za nzozi zigenda zikwigarurira, uzagira icyifuzo. Numara kugira icyifuzo, wumva ufite ubushake. Nugira ubushake, noneho cya cyifuzo kizagutera kumva ukwiriye gusenga Imana kugira ngo cya cyifuzo gisubizwe. Cya cyifuzo ariko cyaturutse ku nzozi Imana yaciyemo iza kukwiyereka. Noneho za nzozi uko zakwigaruriye biguha icyifuzo. Icyifuzo rero gituma wumva ufite ubushake bwo kugira icyo wagikoraho. Ugize ubushake bwo kugira icyo wagikoraho, uravuga ati icyo nkwiriye gukora, nkwiriye gufata gusenga. Aho rero niho utangira kuvuga ati reka nsengere iki cyifuzo, ugasenga. Hanyuma mu kwa gusenga, ikindi ubushake bugatuma nanone wumva ushaka ugatekereza cyane. Hanyuma ibyo bigatuma wumva ufite inzara muri wowe yuko hari icyo ushaka kugeraho. Hanyuma iyo nzara niyo igusunikira kugira icyo ukora. Rero iyi ni etape y'uburyo inzozi iyo zimaze gusohora muri wowe, utangira kumva ugize icyifuzo, ukagira n'ubushake. Hanyuma cya cyifuzo kikagutera kumva ko ukwiriye kugisengera. Hanyuma bigatuma ushaka gutekereza cyane. Hanyuma wamara gutekereza cyane, bikagutera inzara yo kugira icyo utangira gukora. Mu Migani igice cya 29 umurongo wa 18 haratubwira ngo aho guhishurirwa cyangwa aho iyerekwa kutari, abantu bigira ibyigenge. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu nta hishurirwa afite, akora ibintu mu buryo budafite umurongo. Rero dukwiriye kubaho mu buzima bufite ihishurirwa, kugira ngo tudakora mu kajagari, cyangwa kugira ngo tudakora tudafite intego. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ukore ufite intego, ni uko ihishurirwa riba riri kuri wowe. Ni uko ukwiriye gusaba Imana ugaha agaciro iryo hishurirwa iguha,
riciye mu nzozi, kuko twabonye ko inzozi ari imwe mu nzira Imana ikoresha igira ngo itwegere. Rero inzozi ziri muri wowe ukwiriye kuzibyaza umusaruro, ukamenya ngo iri hishurirwa mbashije kubona, nkwiriye kuribyaza umusaruro, hanyuma nkagira intego y'icyo nkora, mfite aho nerekeza nshingiye kuri rya hishurirwa. Inzozi ziha ishusho ejo hazaza hawe. Ni ukuvuga ngo ejo hazaza hawe buriya hashingiye ku nzozi Imana, cyangwa hashingiye ku ihishurirwa Imana iguha. Zitumbira ku cyo ushobora kuvamo. Ni ukuvuga ngo inzozi zitumbira ku cyo uzaba cyo. Ni ukuvuga ngo icyo uzaba atari cyo, ni ukuvuga ngo inzozi zitwerekeza ku cyo ushobora kuvamo, ntago zitumbira ku cyo udafite. Ntago zitumbira cyangwa zishingira ku cyo utari cyo, ku cyo uri cyo uyu munsi, ahubwo zishingira ku cyo uzaba cyo. Ni ukuvuga ngo icyerekezo cyangwa intumbero yawe, inzozi cyangwa ihishurirwa, naho ziba ziganisha, naho zitumbira. Ihishurirwa Imana iduha ritumbira ku cyo uzaba cyo, ntago zitumbira ku cyo ufite uyu munsi, cyangwa ntago zishingiye ku cyo ufite uyu munsi, cyangwa zishingiye ku cyo uri cyo uyu munsi. Oya, bishingiye ku cyo wowe uzaba cyo mu iyerekwa ryawe, cyangwa mu gihe kizaza, mu minsi iri imbere. Yeremiya igice cya 29:11 haratubwira ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ni ukuvuga ngo Imana izi ibyo yibwira kuzatugirira, kugira ngo iturememo umutima w'icyo tuzaba cyo nyuma. Ni ukuvuga ngo rero umugambi Imana ifite kuri twebwe ubuganisha ku cyo tuzaba cyo nyuma y'uko iyo imara kutwiyereka, hanyuma tukazagira icyo tuba cyo, kandi giturutse ku bushake bwayo. Kandi nk'uko tubivuga, ibyo yibwira kutugirira ni byiza. Ntago rero icyo tuzaba cyo ari ikituganisha habi, ahubwo ni ikitujyana ku buzima bwiza, ni ikitujyana ku iterambere ryiza, ni ikitujyana ku bukungu bwiza. Rero ibyo yibwira kutugira ni byiza. Ni ukuvuga ngo intumbero Imana ifite kuri twebwe, ihishurirwa idufiteho mu gihe twegereye, ni iriduha ibikorwa bibasha kuzatugeza ku iterambere, ku bwiza, ndetse no ku mugisha Imana itanga. Imana yifuza kuguha ejo hazaza heza ndetse n'icyizere cy'ejo. Tekereza nk'uko Imana itekereza. Ni ukuvuga ngo icyo yaguhishuriye, gendera muri uwo murongo, kubera ko uzakugeza ahantu heza. Inzozi zitinyuka ibidashoboka cyangwa ibisa n'ibidashoboka. Ni ukuvuga ngo iyo ufite iyerekwa cyangwa ufite inzozi, uzasanga zishingira ku bintu abantu bavuga ngo ntibishoboka. Inzozi zishingira ku kwizera. Ni ukuvuga ngo ibyo uzakora ibidashoboka cyangwa ibisa n'ibidashoboka, uzasanga inzozi ari byo zishingiraho. Ariko kandi ibyo bisa nk'ibidashoboka ukwiriye kugira kwizera yuko bishoboka, hanyuma ugatangira kugendera muri uwo mugambi, kugira ngo uzabashe kugira icyo ugeraho kandi kiganisha ku iryo hishurirwa Imana yaguhaye. Zishumura ubushobozi buhishe muri twebwe. Ni ukuvuga ngo inzozi zishibura, ni ukuvuga ngo zikangura imbaraga cyangwa ubushobozi Imana yashyize muri twebwe, bityo tukabasha gukora ibyo twebwe abana b'abantu twabonaga ko bidashoboka. Rero izo nzozi cyangwa iryo hishurirwa ry'Imana niryo rikangura imbaraga ziri muri twebwe, ubushobozi Imana yaduhaye bubasha kudufasha gukora ibyo tubona bigoye, ibyo tubona bitari gushoboka. Aho rero niho hahandi kwizera kwacu gutangira gukora. Zemerera ukuboko kw'Imana gukora mu buzima bwacu. Ni ukuvuga ngo inzozi
zemerera cyangwa ziha karibu ukuboko kw'Imana kukaza gukora muri twebwe, zituma ibitagashobotse bishoboka, zihindura amateka y'abantu n'ay'ibihugu cyangwa ishyanga runaka. Ni ukuvuga ngo inzozi zihindura amateka y'ibihugu, kubera ko bya bindi bigaragara nk'ibikomereye abantu, bya bindi bigaragara nk'ibidashoboka, Imana mu ihishurirwa yakweretse ko bishoboka, ndetse ishimura cyangwa ikangura imbaraga ziri muri wowe zibasha kugushoboza gukora bya bindi, hanyuma ugasanga amateka arahindutse kubera byahishurirwa za nzozi Imana yaciyemo iza ikwegera. Inzozi ni iza buri cyiciro cy'ubuzima bwawe. Ni ukuvuga ngo inzozi zawe ni imvugo yo kwizera kwawe, nk'uko twari tumaze kubivuga. Ni ukuvuga ngo inzozi zawe burya ni imvugo yo kwizera kwawe, Imana ikora iciye mu kwizera kwawe. Ni ukuvuga ngo kwizera kwawe niho Imana ica, cyangwa mu nzozi niho Imana ica kugira ngo igukoreshe iby'ubutwari. Urabona iki wahanga mu bitekerezo byawe? Ni ukuvuga ngo iyo ukibona iryo hishurirwa cyangwa uko kwizera kukiza muri wowe, cyangwa izo nzozi zitangira kugira icyo ubona, utangira kubona, ukagira ikintu urimo ubona, hari ikintu urimo ubona, hanyuma ugatangira no kubona igitekerezo cyangwa igikorwa runaka wakora, hanyuma ugatangira ukagikora, ariko biturutse kwihishurirwa ijambo ry'Imana. Mwitangirira igice cya 11 umurongo wa 6 haratubwira ngo ibyo nibyo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Bivuze ngo niba hari ihishurirwa ufite muri wowe, niba hari inzozi ufite muri wowe, izo nuzishingiraho, ibyo wabanje gutekereza cyangwa iyo mbanzirizamushinga yaje muri wowe iciye mu nzozi, nubasha kuyibyaza umusaruro, nta kizakunanira gukora wagishatse, kubera ko icyo Imana yaguhishuriye muri za nzozi, icyo ni fondasiyo yo kugira ngo utangire gusingira n'ibindi bibasha gutuma uzamuka ukagira icyo ugeraho mu iterambere ryawe ndetse no mu bukungu bwawe. Niba ushobora kukibona, ushobora kugitunga. Ni ukuvuga ngo urabona iki? Icyo uri kubona burya ushobora no kugitunga, kuko ukwiriye kumenya ngo Imana yakwihishuriye cyangwa yakwiyeretse, burya yaje ifite n'imbaraga zo gukangura ibiri muri wowe kugira ngo utangiye kugira icyo ukora wabonaga kitashoboka. Niba ushobora kukirema mu bitekerezo, ushobora no kugikora. Ni ukuvuga ngo niba muri wowe ubasha gutekereza umushinga, niba muri wowe ubasha gutekereza bizinesi runaka, buriya ushobora no kuyikora, kubera ko icyo ni ikintu Imana kimeze nka ararume cyangwa warning iri muri wowe, iri kugikubwira ngo dore ibi, iri kukwereka ibikorwa bihari bishoboka. Wowe rero ukwiriye kumenya ngo ibi bintu birimo byirema mu bitekerezo byanjye, no kubikora birashoboka. Menya ko Imana yatangiye kubikwereka, ishobora no kukuvuburira imbaraga ishobora kuza iciye muri za nzozi, igakangura n'imbaraga ziri muri wowe, hanyuma ugatangira gukora, hanyuma ukagira icyo ugeraho. Rero ukwiriye kumenya no gusobanukirwa iryo hishurirwa. Inzozi zibona ibishushanyije mu bitekerezo no mu mutima wawe. Ni ukuvuga ngo iyo inzozi zije cyangwa ihishurirwa ry'Imana rije, ziza zibona ibitekerezo biri mu mutima wawe. Ukwizera ari byo biza bihwanye no kurebesha amaso y'umutima wawe. Mu Bakorino, mu gitabo cya kabiri Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 4 umurongo wa 18 havuga ko amaso yacu ahanze ku bintu bitaboneka, atari
ku bintu bitaboneka atari kubiboneka. Ni ukuvuga ngo amaso yacu y'umwuka ahanze amaso ku bitaboneka. Ibyo rero bitaboneka nibyo dukwiriye guhinduramo ibiboneka, kubera imbaraga z'Imana ziri muri twebwe, z'ibyo ibasha kudukoresha tukagira icyo tugeraho. Ishusho itomoye mu bitekerezo byawe ni uko aho uzavuga ngo ndashaka kugera kuri, uvuga ngo ndashaka kugera kuri iki ngiki, ukagira icyo ugeraho. Uvuga ngo ishusho itomoye iri mu bitekerezo byawe ni uko hari icyo utekereza gukora, ukavuga ngo ndashaka kuzagera kuri iki gikorwa, ndashaka kugera kuri iyi ntego, ndashaka kuzaba ndi iki ngiki. Hanyuma icyo gitekerezo, iryo shusho riri muri wowe y'igitekerezo ugatangira kurigaburira. Hanyuma kurigabura nta kindi ni uko ugira kwizera, ni uko utangira kwambika umubiri igitekerezo. Ni ukuvuga ngo cya gitekerezo cyawe utangira kugiha ibicyunganira kugira ngo kizabashe, ugatangira kukigaburira, kucyambika, kugiha ibikeneye byose, ukazana kwizera. Hanyuma ugatangira gukora, igitekerezo kikazagira icyo kikugezaho. Tinyuka kwifuza. Mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 13, kuko haratubwira ngo kuko Imana ariyo ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Ni ukuvuga ngo ukwiye kumenya ko Imana ariyo idupushinga, cyangwa ariyo iri muri twebwe itubwira buri munsi ngo tugire icyo dukora. Ni ukuvuga ngo Imana buri munsi niyo ibiri muri twebwe, cyangwa ikoreye muri za nzozi ikubwira ngo kora. Urashaka iki wowe? Ni ukuvuga ngo ni iki wifuza? Si Imana yaba yifuza iki? Ugatangira kwibaza. Ibyo ni ibibazo utangira kwibaza ngo ese ibi bintu ndimo mbona ubu si umugambi w'Imana? Harya ubu si Imana irimo yifuza ko nkora gutya? Akoresha ubushake n'ibyifuzo byacu. Ni ukuvuga ngo ibyo twifuza Uwiteka Imana yacu nibyo ikoresha. Ni ukuvuga ngo nibyicamo kugira ngo iduhe icyo tugomba gukora. Yesu adushishikariza kudasuzugura ibyo dushaka. Ni ukuvuga ngo bya bindi wumva mu mutima wawe wifuza gukora, ushaka, ibyo bintu ntukwiriye kubisuzugura, ahubwo ukwiriye kwicara ukabisuzuma, ukareba, ugatekereza, hanyuma ugasenga n'Imana kugira ngo usobanukirwe neza niba atariyo irimo ikuvugisha. Hanyuma ibyo byose wifuza ukagenda ugakuramo ibyo wabasha kubyaza umusaruro, kubera ko bishoboka ko biri mu ihishurirwa Imana irimo iguha kandi ryabasha kugira aho rikugeza. Tutazi icyo dushaka, Imana ntiyaduha umugisha. Ni ukuvuga ngo utazi wowe icyo ushaka, ntabwo izamenya. Ni ukuvuga ngo izaguha umugisha ishingiye kuri bya bindi ushaka. Izaguha umugisha mu iterambere ryawe ushingiye kuri bya bindi ushaka. Nk'uko twabibonye mu masomo twabanje, ubaka ikigega, kuko ikigega ni hahandi Imana izaza guha umugisha. Niba rero utagize igitekerezo cyo kugira ngo uzazigame, hanyuma Imana izaziha umugisha bya bindi wazigamye, nta hantu nyine niba utarabikoze, umugisha w'Imana uzaca hehe? Ukwiriye rero gusetinga cyangwa gutegura ushingiye kuri ibyo wifuza cyangwa ibyo ugambirira, ukabishyira kuri gahunda, hanyuma Imana akaba ari byo iza guheraho, iza kuguha umugisha. Mariko igice cya 10 umurongo wa 51 kugeza ku 52, Yesu niho yabajije impumyi ati niki ushaka ko ngukorera? Ni ukuvuga ngo iyi impumyi itamubwira icyo ishaka gukora, Yesu ntiyari kumenya icyo ayikorera. Ni ukuvuga ngo we yarayibajije. Iyo rero mu gusubiza nibyo byatumye Imana ihera ku gisubizo ya mpumyi itanze, hanyuma ibasha kugira icyo imukorera. Muri Zaburi ya 37 umurongo wa 4 ivuga ko ishaka guhaza ibyifuzo by'umutima wacu. Ni ukuvuga ngo muri Zaburi ya 37 ku murongo wa 4 ni ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana yifuza
guhaza ibyifuzo byacu. Rero dukwiriye kumenya icyo twifuza kugira ngo Imana ibone uko ibihaza. Dukwiriye kandi kumenya kwisubiza ibyo dukeneye kugira ngo abe ari byiheraho iduha umugisha. Hanagura ibyiyumviro n'ibitekerezo byose biguca intege. Ni ukuvuga ngo ibintu biguca intege byose cyangwa ibibangamiye intego zawe, ibintu biri negatifu, ukwiriye kubihanagura mu byiyumviro byawe. Ibintu bikubwira ngo ntibishoboka, ijwi riza muri wowe rikubwira ngo ntibishoboka, ukwiriye kuryima amatwi, ahubwo ugaha imbaraga ijwi riza rikubwira ngo birashoboka, hanyuma ugatangira gushyira mu bikorwa, Imana nayo ikaza ikabona aho ihera iguha umugisha. Ishusho yo mu bitekerezo byawe igomba kuba itomoye. Ugomba kuba igitekerezo kije muri wowe ushaka uburyo kiba gifite umurongo kandi gisobanutse, kugira ngo ibyo uzakora bizabashe kuba ibyagira umumaro. Andika inzozi zawe. Inzozi zawe ukwiriye kuzitondeka ukamenya uko kugira ngo zibe zitomoye. Habakuki igice cya 2 umurongo wa 2 kugera kwa 3 haratubwira ngo maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomye abyihutire. Ukwiriye rero gufata ibitekerezo byawe cyangwa imishinga yawe utekereza ukayishyira ku murongo, ukayandika. Iyo umaze kubyandika, ibyo nibyo utangira kujya ureba ukabona nibyo ukwiriye guheraho ugatangira gukora. Nubifata mu kirere, ibintu biza gutyo cyangwa iryo hishurirwa ukarigira warangiza ukaritesha agaciro ukaryirengagiza, niko kudindira kwawe. Ukwiriye kutuza ukagira umwanya wo gutekereza ibyo byose Imana yakubwiye, ukandika. Warangiza kubyandika ugatangira gutekereza uburyo ubishyira mu bikorwa. Mu bushakashatsi bwakozwe muri kaminuza zikomeye, harimo iya Harvard na Yale, ni kaminuza zikomeye ku isi, 3% by'abantu bari bafite inzozi zitomoye mu banyeshuri biga mu izo kaminuza. 3% ni abanyeshuri bari bafite inzozi zitomoye cyangwa zanditse zisobanutse. 10% ni abanyeshuri bari bafite inzozi mu bitekerezo byabo gusa, inzozi ziraho gusa zisinziriye zidafite nyine zitanditse ziri mu kirere. 60% ni abari bafite inzozi n'intego rusange, biraho urumva bitari byasobanuka. Hanyuma 27% nta gitekerezo namba bari bafite. Nyuma y'imyaka 20 baje gusuzuma bareba 3% rya babandi bafite inzozi zitomoye kandi zanditse ziri ku murongo, baje gusanga umutungo wabo wararutaga uwa babandi inshuro ku gipimo cya 97% wose hamwe. Ni ukuvuga ngo aba bantu bari bafite intego, umutungo wabo waragiye urazamuka uruta uwa babandi bafite intego zidasobanutse, uruta ku kigero cya 97%. Bivuze ngo kwandika inzozi zawe ukazitomora, nizo ziguha icyerekezo cyo kugira ibyo ukora, hanyuma bizanabasha kugira icyo bikugezaho mu gutera imbere mu bukungu bwawe, ukazasanga ugeze ku kigero gishimishije kuko wakoze ibintu bifite umurongo muzima. Nuvuga ngo za ntego zawe kora ku buryo ziba zisobanutse kandi byoroshye kuzumva. Nuvuga ngo umuntu wese wazisoma akabasha kumva icyo zivuze. Zishyire aho uzajya uzibona kenshi, ujye uzisoma ku buryo uzajya uvuga ngo iki sinagikoze, cyangwa uyu munsi nagize intege nke, ejo nzagikora. Ibyo biratuma kuko uhora ubireba kandi wanabyanditse, bizagutera gushaka uburyo ubishyira mu bikorwa. Zisome ubutarambirwa. Gerageza kujya ugenda usoma intego zawe wateguye, we kurambirwa, kuko igihe kizagera ubashe kuzishyira mu bikorwa kandi zibashe kuguteza imbere.
itondere abanzi b'inzozi zawe, itondere inzitizi zose za ikintu cyose cyabangamira inzozi zawe. Niba ufite icyerekezo, niba ufite icyo ushaka kugeraho, niba ufite aho werekeza, irinde amajwi aje kubangamira intego wihaye. Izo nzitizi uzasanga kenshi zishingiye ku byo waciyemo kera, wibaza ubanye nabyo ute, ibyo bintu wabayemo kera ubanye nabyo ute. Uzasanga nanone imbogamizi z'inzozi zawe zishingiye aho wakuriye, aho uba, inkuta zitagaragarira amaso. Uzasanga hari ibintu byubatse cyangwa bitagaragarira amaso bibangamiye inzozi zawe. Kwiciraho iteka, uzasanga buri munsi wicira urubanza, wishyira mu makosa, wisuzugura. Ibyo rero wikunda ko bikorera muri wowe, kuko ari byo bibangamira inzozi zawe. Guhora wigengesera, tinyuka utekereze binini kandi byiza. Tinyuka utekereze ibintu byagutse, kuko guhora wigengesera ufite ubwoba, uwo mwuka w'ubwoba, icyo ni ikibangamira intego zawe cyangwa inzozi zawe ufite. Uko abandi bakwakira, witangira gutekereza uko abandi bakwakira, ngo barambona bate. Wowe tumbira intego yawe, kuvuga ngo barambona bate, bazabifata bate, ahubwo egera Imana. Imana niyo soko yawe, si umuntu. Ntago umuntu uri kuvuga ngo abantu bazabifata bate, ntago uwo muntu ari we uzakwereka icyo ugomba gukora. Nta nubwo ari we ufite umugambi wawe mu biganza bye. Umugambi wawe w'iterambere ryawe n'icyo ushaka kugeraho biri mu biganza by'Imana. Rero ukwiriye gutumbira Imana utitaye kuri ibyo byose. Gusuzuma inzozi zawe, ukwiriye gusuzuma inzozi zawe ukagura imyizerere yawe. Inzozi zawe, inzozi z'ibyaha zihabanye n'iby'Imana yakubwiye. Ukwiriye kumenya ko inzozi zishingiye ku byaha zihabanye n'iby'Imana yakubwiye. Suzuma umutima wawe. Ese urifuza koko izo nzozi? Witeguye kwishyura ikiguzi? Ese wizera ko bishoboka? Ibyo ni ibintu ukwiriye kwibaza urimo usuzuma umutima wawe, kugira ngo umenye inzozi zawe uko ugiye kuziha umurongo, ndetse n'uburyo uzazibyaza umusaruro bishingiye ku kwizera Imana iguha. Saba Imana yemeze izo nzozi. Ni ukuvuga ngo ukwiriye gusenga Imana kugira ngo ikwemeze ndetse inagusobanurire mu buryo bukwiriye izo nzozi. Guhamirizwa n'Umwuka Wera icyanditswe, ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu Umwuka Wera wakugendera ukagusobanurira ikijyanye n'inzozi zawe. Ijambo ry'Imana mu kurisoma rishobora kuguha ihishurirwa rituma usobanukirwa neza ibijyanye n'inzozi zawe. Rundurira ubuzima bwawe mu nzozi. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe bwemerere buyoborwe n'izo nzozi, ndetse n'iyo ntumbero ufite cyangwa iryo hishurirwa Imana yaguhaye. Muri Luka igice cya 14 umurongo wa 28 kugeza kuri 30 haratubwira ko icyo uzakora cyose utateguye neza ibikenewe utazabasha kukigeraho. Nk'utwo twabibonye ko ntawabasha kubaka inzu atabanje guteganya amafaranga azayizamura, kuko iyo utabikoze ngo niho uzayubaka. Niko hano muri Luka batubwira, niho uzayubaka. Abantu bakajya baca hariya yarakunaniye bakavuga ngo dore uyu muntu yubatse inzu iramunanira. Rero ukwiriye kumenya ngo ibyo ukora byose ukwiriye kubitegura. Ikintu cyose ugerageje n'umutima ucagase kirapfuba. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose uzakora ufite kwizera guke ntabwo uzabasha kukigeraho. Ababivamo mu nzira ntibajya banesha. Umuntu utekereza umushinga akawuvamo akagera mu nzira akacika intege akabyihorera,
ntago ajya anesha, ntago ajya agera ku nsinzi. Abanesha ntibajya babivamo mu nzira. Ni ukuvuga ngo umuntu unesha, umuntu ugera ku nsinzi, ni umuntu utajya udohoka, ni umuntu utajya ava ku cyo yiyemeje gukora, ahubwo we akagumya agatumbira intego ye yihaye, hanyuma agakora. Ese witeguye gukora ibikenewe? Witeguye kunesha? 90% y'imyumvire y'imitekerereze yawe byibuze igomba kuba iganisha ku kunesha, hanyuma 10% bikaza ari ubushobozi. Ni ukuvuga ngo kugira imyumvire yo kunesha, yo kudacika intege, muri wowe bigomba kuba bifite ikigero cya 90%. Hanyuma ubushobozi bundi, ubw'amafaranga, ubw'ubumenyi, bikaza bifite 10%. Ariko kunesha, kudacika intege muri wowe, n'imyumvire n'imitekerereze bifite imbaraga, bigomba kuba bifite ikigero cya 90%. Nibiba biri kuri urwo rwego uzabasha kugera ku kintu gikomeye, kuko aho ngaho hariho Imana ikorera cyane kugira ngo ibashe kukuzamura. Rero nk'uko tumaze kubireba, twari turi kureba ku kijyanye ni intego, inzozi ndetse n'intumbero byacu. Ni ukuvuga ngo twabonye ko inzozi ariho Imana ica kugira ngo itwegere, iduhishurirwa ry'ibyo dukora kugira ngo tubashe kugeraho. Rero dukwiriye kwemerera Imana igakora muri twebwe iciye muri izo nzozi, muri iryo hishurirwa, hanyuma ikatwereka icyo dukwiriye gukora kibasha kutugeza ku iterambere kandi ryiza, bityo ubukungu ndetse n'iterambere ryacu bikazamuka, kwizera kwacu kukazamuka, bityo tukabaho mu buzima bunezeza Imana ndetse n'abantu, tukabaho mu buzima bufitiye umumaro isi turimo, ndetse bufitiye umumaro n'itorero ryacu cyangwa ryawe usengeramo. Rero dukwiriye kubiha agaciro, kandi tukumva icyo Imana itubwira. Bavandimwe rero, turabashimiye ko mwadukurikiye, kandi turizera ko iri somo hari ikintu mukuyemo kandi mubashije kumva, kibasha gutuma mwumva ijwi ry'Imana n'ihishurirwa ry'Imana, hanyuma mukaribyaza umusaruro kugira ngo ribashe kubafasha mu rugendo rwanyu, mu kubasha kugera ku cyo Imana yabateguriye cyangwa ku ntego namwe mwiyemeje. Nk'uko rero dusanzwe dusoza buri somo, turisoza dutanga umukoro. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ese Imana yaguhaye inzozi igutwika umutima? Ni ukuvuga ngo ese hari inzozi Imana yaguhaye igurumana mu mutima wawe wumva irimo, cyangwa hariyo yigeze iguha, iyo nayo uyitekereze, biragufasha. N'izindi zizazo uzamenya ko arizo izohereje. Tangira urote. Icyo nacyo ni icya kabiri tugusaba ngo tangira urote, tangira umenye gusesengura inzozi Imana iguha. Icya gatatu, isomo ritaha rizasange waranditse inzozi zawe kandi wazigerageje. Koresha urupapuro rw'umukoro, cyangwa ufate urupapuro, izo ntego izo nzozi zawe ugenda uzandika. Icya kane, tahura abicanyi cyangwa abanzi b'inzozi zawe, maze ufate ingamba z'uburyo wabivura cyangwa z'uburyo wabirinda. Ibyo ngibyo nabyo ubikore, biragufasha kumva aya masomo, kubera ko uyu mukoro icyo tuba tuwutangiye ni ukugira ngo ugufashe gusubira muri iki kiganiro, ucyumve, muri aya masomo uyumve, hanyuma nurangiza wongere wunguke ubundi bumenyi bwiyongera kubwo wari wumvise, bigufashe mu buzima bwawe, kandi nawe icyo wungutse ugisangize mugenzi wawe kugira ngo nawe kimugirire umumaro nk'uko nawe cyakugirira umumaro. Twese tubashe kugira icyo tugeraho tubiyowemo n'umwuka w'Imana, kandi twese bitubere umugisha. Turabashimiye rero, kandi Imana ibahe umugisha, Imana ibahe inzozi nziza kandi zisobanutse, hanyuma namwe mumenye uburyo bwo kuzibyaza umusaruro kugira ngo mugere
ku cyo Imana yagambiriye kuri mwebwe, kuko tuzi neza ko umugambi wayo ari mwiza kuri twebwe kandi ibyo yifuza kutugirira ngo ni ibyiza gusa. Murakoze, Imana ibagirire neza.